ibyo wari rwongera usubika urubanza rwiwe ariko urubanza rwasubitswe bamupropose imyaka 16 nubwo barase bamupropose imyaka 16 gute kandi urubanza rwasubitswe no ariko ngo hari abantu inkuta n'inkuta ngo hari huze hari hameze gutya ariko ngo ikintu cyabaje abantu ngo witwa Bruce Melody abantu bari kumwikiriza ni team yiwe yari yazamukanye mufata ku munato fata ku mavuta ngo Bruce Melody yabuze bya bindi abahanzi biharaje byo kuzamura amatelefone agiye kuri stage bagacana amatara bamucana itara hagaragara afata ku mavuta wenyine haragiye gukubita indirimbo bita ikinyafu ari kuyikubita ngo atana afite n'abadenseri wabwo yararimo arakora nuze yararimo arabigaragara akona gikubita tugucishijemo ijisho aha ni Bugande bende tuvuge muri Poland amatike ya burara cyangwa tuvuge muri Germany tindi myambarire n'imyambarire Bruce ngiye gusubira mu cyangwe ngiye nkwambira usigaye wambara nk'imfungo zo muri Serare wone urajya kwambara jogging kuri stage wowe jogging warugiye muri sport wowe warugiye muri sport wowe warugiye kwirukanga wowe warugiye muri kurasi kuri stade gwino hano banze uvuga ibya Bruce Melody Bruce Melody wabonye stage we yari imeze gute vuga umuntu wakoze akazi ni Shadibo mu Bubirigi yakubise ikibuno buri munyarwanda wese akajyaza amena hiyero urumva Shadibo bamenaga yiberu payase yagiye kuri stage urukweto ruratakara oya aririmba yambaye urukweto rumwe n'isogisi ariko ikintu nanengeye Shadibo namunengeye burya umugambi w'Imana suwejo umugambi w'Imana suwejo cyakoze umugambi w'Imana suwejo no mugambi wa Prince Kid suwejo oya ntago ari wa Prince Kid ahubwo ngiyo ndirimbo ishobora kuba yafasha Prince Kid mu rwego nka kuriya nk'ubu aka kanya exclusive aka kanya mbere yo kugira ngo twinjire mu byo twinjiyemo ariko jimanzo nasuze gusuze se ntabwo ngayibaze uvuga ati uyu munsi ute Papa gira mani ubu ngubu ntabwo kiri Papa Dobo wenyine nanjye ni Papa gira mani uraho neza Papa gira mani uraho neza Papa Dobo uraho neza uri umugabo nka bundi wana subirayo namaba inzoga z'inkanda mantuze urumva ntago urazingurira nzaze kugurira inzoga z'inkanda mantuze nk'ubu ngubu iyo virungu nkwe ni so ikuguriye nyumvira ise ni virunga ni virunga ni Sprite ngende kunywa kakandi kanje cheers akita igikoma cya avoka umugambi w'Imana suwejo Prince Kid ntiwihebe umugambi w'Imana suwejo yago ntiwihebe umugambi w'Imana suwejo Kamaro reka mwereka mbere kugira ngo tugire bino bintu Kamaro hari abantu nubwo baba tubona uretse Murongisabe ntiwihebe umugambi w'Imana suwejo yago nawe umugambi w'Imana suwejo ririmba mu kijwi umugambi w'Imana ririmba muri rya jwi rya Sabe suwejo kwa kundi aririmba soprano kwa kundi avuga se yego this sha ahubwo reka nsubiramo amagambo Sabe ajya abwira abantu abihanganisha natwe tuyamusubiriremo urumva tumwihanganisha nk'umuntu wabashije kubura umuvandimwe mundi atangira ikiganiro avuga ngo waba imeze neza waba ufite ibyago waba utameze neza ugomba kwihangana kubera ko uyu munsi biba bimeze neza ejo bikaba bimeze nabi ikintu ugomba gukora ni ikihe ni ukwihangana hanyuma ukamenya yuko byose mu buzima niko bigenda niko bishoboka ayo magambo nawe ndayakubwiye muvandimwe Sabe mani kwihanganishe umeze ugira umutima ukomeye na Prince Kid nawe mani kwihanganishe imyaka 16 ntago ari 3 azajurira niko ariyo bamupropose azajurire ubwo bayigupropose ushobora kujya mu bujurire bikaba byakunda bakaba bayigabanya cyangwa se bakaba baguhanaguraho icyaha ukagaruka mu gihugu hanyuma nikanihanganishe umuvandimwe yago si yabaye iki yago yapfushije umuji wiwe babanagawe nawe petit frère wiwe ni nk'ari petit frère we n'umuji babanaga yari homiye babanaga genyero banabanaga genyero ari naho nyuma yuko umuntu apfuye nibwo yago yasohoye indirimbo bita suwejo yaramutanze muri eliminati kugira ngo indirimbo
Nyumvishe yanyica. Oya sasa umuji wiwe yapfuye mbere yuko asohora iriya ndirimbo bita Suwejo. Nyine nk'igihe kingana gute? Hari hashize nk'iminsi 2. Kurya nyine abantu batavuga ko yaguye mutanze muri Eliminati. Ubwo hari kugira ngo wenda hitinge. Oya ntago ari we. Inkuko baravuze ngo na Afrique urumva umuvandimwe yarapfuye. Urumva ngo kubera ko Afrique nyine ngo yaramaze iminsi ngo banuze bamujyanye hanze ba Nesbit yagiye gusinya muri Eliminati. Ariko ikibazo yavuyeyo indirimbo ntiyatwika. Afrique irandirimbo ko ari nziza kugitatwitse kandi yago yatwitse. Yago yatwitse nyine. Niyo mpamvu nyine Eliminati ikora akazi. Aya. Urumva. None se ubu nanjye bitewe na buriya bugambo uriya Mukaritasi yambwiye bw'ubucucu ubwo nanjye nibwo najya gufatamo uriya Murezi wambwiye ngo nagiranye ngo ikibazo ngo nasabe ngo none namuteye umwaku ngo umuvandimwe warapfa. Ubwo nawe wasanga wajyanye muri umuna wasabe muri Eliminati. Hayi ubwo no bugambo batubabarire. Data bavandimwe mukomeze kuyangana mwe mukurikiranye ziburanski kuri BigTown TV nuko abagize ibyago namwe batagize ibyago namwe batagize ibyago Uwiteka akomeze kubarinda akomeze kubafashiriza ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Abagize ibyago namwe batabigize ukabivuga nyine wanarakaye kugira ngo abantu bari agaciro. Mukomeze kuyihangana Uwiteka bari iruhande kandi niba tabari iruhande ibyo birabareba. Nuko guko twije mu kiganiro. Nari nababwiye ngo ngiye kubakubita icyo bita next episode ibayita imeze gutya ni episode tugiye kubakubita kuri tugiye kuzibura nshiki kuwitwa DJ Pius, Mike Kayihura, Bruce Melody ndetse n'uwitwa Shadibu. Mbasanga ibintu byari bimeze gute. Na Rayon Sport turaza kuyigarukaho. Na Rayon Sport turaza dufite uruvange rw'inyenyeri muri izi buranshiki tutabakubise muri weekend tugiye kubabwira kuri Kiyovu. Yego. Tubabwire kuri Rayon Sport, tubabwire kuri Shadibu, tubabwire kuri nuza kuri Gicinyigira n'umufana wa Kiyovu. Yego. Bamwita Kibundi. Yego. Kibundi sabe kandi yaramuryoheye. Yego. Urumva tuve kuri Kibundi. Tubabwire kuri Nyiramabuno Shadibu. Yego. Tuve kuri Nyiramarinyo Shadibu. Tubabwire kuri Nyiramajigo. Kuri Semajigo. Nawe mvuzo kamutaruka. Tuve kuri Semajigo. Tubabwire kuri Bruce Melody. Tubabwire kuri wa mugabo wahanuye imvura DJ Pius kuri Yasarwaya. Na Mike Kayihura. Na Mike Kayihura urumva bamwita Papa Mitego. Yagumaye aho de Marisho neza cyane. Ni yasongora bari yacuruzagira kuri 40. Cyangwa mu bagatongo. Mike Kayihura agira de Marisho nyine. Ukagenda ko manyamavi wagira ngo nibugomba mbare. Mike Kayihura ndakwemera bya yatanu umuhanga bro. Ariko nagagenda atangaye kwasi. Aya agenda nk'ijwi rye. Mike Kayihura n'ubango ukuntu demarisha yiwe itambuka nk'ijwi rye atambuka ubundi demarisha bayita soprano. Oya ni alto. Ariko ninde muhanzi nabonye ugenda yihuta cyane. Nuriya muhanzi w'umugospel nabonye bakiriye muri nuze bakiriye muri bamwakiriye yakoze igitaramo ejo bundi muri hajya ni he ntaho nzi waho ndi bita Serge yamuremye. Serge yamuremye se yakoze igitaramo muri Amerikano bita niba ari Arizona ibintu nk'ibyo. Ubwo wabona ari muri Arizona. Yakoze igitaramo muri Arizona nabona gafite urugitari rumusumba. Ese umuntu ari kumva Imana nta gitari Imana ntiyakunda. Akabanza Imana ikunda umuziki koko. Yego nuko nguko tuje mu kiganiro nuko nguko tugiye kwaturuka tugiye kuhamenagura tugiye kwashumika tugiye kwatwika. Reka dukubanzirize kuri Prince Kid twita dukubita tubangura twita twinjira kuwo bita reka mbanze tugire wenda uce bivuga tubanze tubari imyaka twumve ukuntu ingana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oya 14 15 16 reka tubibare mu cyongereza. Oya bira mu cyongereza bara mu cyongereza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 oya kurenze 16
oya turava kuri 11 12 13 14 15 16 uragaruka ku kaboko ka gatatu a français oya baba tubare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Presque umugabo umwe aseka imbahe ntabwo ngusetse mu giswahili mu mashi bivuma zibiri zishashu zine mushamvu munani mwenda kumiliyo mu kigande nyamara niko tuba tubikora gutya abantu bakagira ngo ni ibintu byo guseka ni ibintu bibabaje ariko nanone hari ibintu bumva abanyarwanda ntabwo bagurukije indege ariko bafite amagambo yigurutse baravuga ngo akabi gasekwa nka kese oya reka hari igihe ushobora kumva nk'umuntu bamupropose ibyo bintu mana ugaseka tu ariko hari abo bita banseka mbabaye mana ugaseka icyo kintu kikubabaje ariko nawe nyine utirengagije ko nawe cyakubaho ahubwo se Kamaro reka nkubwire ariko nikondera guseka ko maze kumva njye nari ndiho ndabikurikirana mu gitondo nahageze ku rukiko nditapitisa nsanga nikatisa muri iyo muji muri town ubona umusolovie afite imbunda yambaye afite imbunda umusolovie Preskid afite imbunda abanyamakuru bariko barafata interview bagenda bikatisha mbale abaguca bafite tumikolo kuri mufuka bikatisa mugenda na mikoro muri mufuka ukare muri mufuka kabona muna inoti ya yezana ukavuga imonye makuru wagira ngo akorera Imana cyangwa ni mu volontaire urumva rero mukumara kwikatisa je nahageze ariko mukumara kuhagera nageze ubwo nabona nasanze Preskid aribwo bakirangiza kumusomera abantu biwe bamaze kuza urukiko rwongera rusubika ibyo rwongera rusubika urubanza rwiwe ariko urubanza rwasubitswe bamupropose imyaka 16 nubwo bamupropose imyaka 16 gute kandi urubanza rwasubitswe no haje abatanga buhamya mu rukiko rwe hari abatanga buhamya bitewe n'ibyo bavuze n'abashinje cyabiwe n'abavuka biwe bamupropose imyaka 16 ariko nkagera gutya nkibaza ese Kamaro kibi amakuru ndi kumva nkurikije opinion yanjye amakuru ndi kumva hanze n'ibihuha byose ndi kugenda numva ku muhanda abantu baravuga yuko yaba yaragambaniwe nkaza gutya nanjye nkibaza ese Kamaro umuntu yego yaragambaniwe ese abo bantu bari kuvuga ko yagambaniwe bafite fakti zatuma uwo muvandimwe areka kugumwa muri gereza bahora bamucisha hirya no hino abo bantu nimba bafite amakuru yuko Preskid yagambaniwe bagize gutya bakaza mu rukiko bakaza bagatanga uko kuri bagasira ibyo bintu hanze aho kugira ngo bakomeze gutinza urukiko nta kuntu urukiko rwajya rwanzura nk'ibintu urumva rufata nk'imyanzuro noneho nk'umuntu nk'ingororwa cyangwa se uri umugororwa yego agafungirwa nko mu rugo iwe urumva akajya abasha no kugira n'utundi tuntu yisayidira kuba yahinga akarima k'ikikoni ibintu akagahingira isi cyangwa se umugororwa akagura igifungo urumva akagura igifungo akajya afunga igihe gitoya urumva igisigaye akacyishyura ubwo icyo gihe bishatse kuvuga ngo ubwo icyo gihe bishatse kuvuga ngo ubwo umuntu yajya yicura undi ku muhanda agahita agura igifungo cye abantu bagura igifungo ntabwo arabisha abandi umuntu wishe umuntu afungwa bya nyabyo urumva no muri ibyo bihugu byatembera ahubwo twaha dutoya nyine nta cyaha gitoya nta cyaha byose muri leta birangana ibyaha byose itegeko niryo ribikemura icyaha cyose cyamaze kugera mu mategeko kiba ari icyaha kiremereye nk'umuntu washapuje umuntu telefone uwo ni inzererezi ajya muri transit ajya kwa Kabuga bakamujyana bakamujyana n'umuntu wapfumuye inzu baba bafite ibyaha bingana uwo wapfumuye inzu baba bagomba kumufunga bakamucisha kuko wibaze
kuko Kamaro umuntu utinyuka gupfumura inzu aba yanakwica kuko intwaro yakoresheje apfumura inzu yinjira iwawe bishatse kuvuga ngo muramutse munahuye ya ntwaro yakoresheje aza gupfumura inzu yawe nawe yayikubikamo ubwo mu gihe ukimucakira cyangwa ubuyobozi bukimufata uwo muntu agomba kugira ute agomba guhanwa nuko nguko ibintu bimeze uwitwa Prince Kid abatangabuhamya biwe bamaze kugera mu rukiko baraza barisobanura bavuga uko ibintu bihagaze mu kumara kubivuga nibwo uwitwa Prince Kid bavuze ikirego cyiwe ushinzwe gukoresha abantu yitwaje icyari cyo gusaba happiness akabasaba happiness ase ubundi happiness ni ibiki nyana nibyo nzi ubwo nyine bishatse ubwo happiness yasabaga ubwo yashatse gufite duka ricuruza happiness muri barabanyisi numva ubwo happiness ukuntu imeze ni product nyinshi zaje muri supermarket mu rukiko imeze uburyo mu rukiko bayivuga ni ugusaba imibonano mpuzabitsina witwaje icyuricyo none se Kamaro ntabwo ushobora kubwira reka nguhe nk'urugero umukobwa ushobora kumbwira ati mukobwa njyewe kugira ngo uhereze akazi urabanza umipunani mbanze nyimatatureho mu rwego rwo kugira ngo bigende gute mu rwego rwo kugira ngo umuhakazi none uwo mukobwa nawe yareba yasanga ku kazi agakeneye akavuga ati ngomba kuyiguha akavuga ati nzayiguhera hehe ati nzayiguhera genyero tumubwire ati uzazo bimere genyero n'iki nyimatatiro nk'amajoro 2 urumva hanyuma kuwa mbere tuzahure weekend ivuyemo peta nkwinjiza mu kazi bagukubita bikarangira kakazi noneho bikarangira kakazi ukamwima ariko ibyo ni fo kabisa umuntu araje agwahe abantu tugira kamere urumva ariko nanone kwitwaza ibyo ngibyo nta makosa wewe icyuri cyo ntabwo kigomba gutuma ariko abantu benshi mu mitwe yacu twabikora nuko nyine iguye ntawe utayikora mu nda niko bavuga ni benshi babikora ndetse hari n'abantu benshi babikora no mu makampani amwe namwe bisanga ibyo bintu bigenda bibaho niko bitaragaragara nyine nyine umva mubwire Kamaro umujura ni uwafashwe sibyo uwo munyekosa ni uwafashwe suko ibyo bintu bidahari tureke no kuvuga ngo Prince Kid tugiye kumutindaho cyangwa tugiye kuvuga ibiki n'ibiki gusa twihanganishe inshuti za Prince Kid umuryango wiwe desha tunabwire n'inshuti ziwe nabo bakoranye bose hari mu gihomari bagerageze bamusure bahita mu rukuta nakamomo bagasonesha hita mu gikuta kitagira iherezo nakamomo bagasoneshe kiwe hari ababari y'amakode akoreza umuntu amafaranga kuri mama afunze barayohereza amakode muri gereza nago nabikubwiye haba muri gereza barohereza uburyo umuntu abasha kugura n'isukari habamo amaremandikisha yego oya haba na kode uvugana n'uwo muntu ukavuga ati iyi kode iri zina ry'uyu muntu mwohereje haya amafaranga ya naya yego bakamuhamwe ibyo kurya barabimuhereza nta kibazo niko bigenda ariko mani shenera umugabo mbwa aseka imbohe nawe wicaye ngaha muri iki kiganiro akakanya nawe bishobora kuba byakubaho gusa icyo twavuga dusaba Imana yonyine aba ari iturengerera tunasabire Prince Kid kuba yazaburana agataha anyway kuko hari ahantu agiye ntago ari heza tunamusabire kuba nawe ariko tunashimira perezida w'igihugu ari kurebera abantu benshi mu gitabo kimuwe Prince Kid nawe witeka ashobora kumufasha agakorera muri nyakubahwa perezida nawe akakurebera mu gitabo kimwe perezida Paul Kagame ariko kimuhesha Prince Kid ntuzongere nawe rero ako kanongeremo ni kabi ntazongere iki none se abahe yararenganye se ibyo byose tuzabimenya bazapima ariko ashobora kongera kuburana ku itariki 17 nibwo ashobora kongera kuburana niyo makuru mfite ubwo tuzamenya imyanzuro yavuye mu rukiko kuri izo tariki cyangwa dukomeze dutegereze kuko nimba bahora bamusubikira bamuporopoza ubwo bishatse kuvuga yuko tugomba gutegereza tukazamenya ibyo ari byo siko bimeze ari nk'umukobwa waporopojwe nk'uko Prince Kid yaporopojwe byazaranyira nta mugabo abonye oya ntago birenze kuko n'abaporopojwe za 25 bagera gutya bagataha ntago ari we wenyine reka dukubite tubangura twinjire mu gice cyatuzanye uyu munsi reka twinjire mu gisate cyatuzanye uracyumva uzi ibintu byabereye mu Bubiligi Kamaro oya budufashe Jagwa
dufashe Jagwa tubanze dufate Jagwa dufate Jagwa turagiye twagiye ndamanutse ngeze Nyabugogo yego ninjiye muri Jagwa yego ndazamutse ndenze Nyacyonga ugeze Karuruma ugeze Kabuye ndenze Kabuye ndagiye Jugujugu nikojeje ngeze ahandi ari bayita Igicumbi yego ndakomeje yego ndagiye yego ndambutse ndagiye Katuna wahageze ndahageze ngeze ku mupaka ugeze ku mupaka mbaza ngo warugiye hehe nari ngiye muri concert yego imbaza ngo yandi ni concert yahuriyemo n'ibyamamare byo mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande ndetse n'ibyamamare byakomotse hano mu gihugu cy'u Rwanda mbaza ngo harimo nde Bruce Melody Harmonize Bebe Cool wa muhanzi wo muri Kenya uririmba indirimbo z'Imana bita Bahati Eddie Kenzo hoya iriya show bundi bayita Eddie Kenzo Festival hanyuma undi ni Jose Chameleone ndetse na Wizi yararimo Wizo yararimo ntabwo yari kuburamo muri cyacu rw'iki wakubita hele band to the body what it actually love ese ni biki byabaye Bugande ntabwo ndi kumenya ibyaye Bugande hari abaye icyo bita Eddie Kenzo Festival ni festival yateguwe na Eddie Kenzo atumira abahanzi bo mu bihugu by'abaturanyi muri East Africa abastari bari trend bo mu bihugu by'abaturanyi ariko ngo harimo abakubiswe babuze ikintu bita umufana none umva ikintu cyantangaje uramukomediye y'Bugande niwe yitangwa mwamba nde yagiye akora kanuzi agachallenge yakoze agachallenge ngo Bruce Melody yakandagiye kuri stage ariko akandagira kuri stage noneho nyine muri technique ibyuma bisa nkaho bizimye wahita sura nasetse navuga ni mwabicucu mwe asura umuntu wari witabiriye nuze ko yagiye muri studio yakoze amakonseri Bugande yakoze amakonseri mu bihugu byo hanze bitandukanye Burayi n'ahandi uri umuntu wakoze amakonseri za Dubai na za hose iyo stage y'Bugande niyo yari kujya hagata so navuga ngo wenda nuko yari gusura ntago ari ibintu bya dance gusura hasura yari yariye kandi Bugande abi biryo buriya yagiye arya bamukubise umunyigi uvanze n'ubunyobwa oya umunyigi umunyigi n'uw'Abagande umunyigi naringize ngo mbwiruguro igitoki cy'umunyigi n'ubunyobwa yego ubwo nibyo bamutaye ubwo yaruhutse ubundi kwari uguhumekera inyuma kwari uguhumeka yahumetse kandi ahari umwenge haca umuyaga yawucishijemo ariko ngo hari abantu inkuta n'inkuta ngo hari huzuye hari hameze gutya ariko ngo ikintu cyabaje abantu ngo witwa Bruce Melody indirimbo ze ntago bazimenye oya yaziririmbaga abantu bari kumwikiriza ni timu yiwe yari yazamukanye mufata ku munato fata ku mavuta ngo Bruce Melody yavuze bya bindi abahanzi biharaje byo kuzamura amatelefone agiye kuri stage bagacana amatara bamucana itara hagaragara fata ku mavuta wenyine yavuze ngo bacana itara fata ku mavuta bari ucana wenyine base yagaragaye gute ko bari bazimije amatara kandi fata ku mavuta akabasa na kaburembo fata ku mavuta yarahagaze ku gataburete arangije akajya azunguza gutya Bruce Melody yarimba I wanna wakata pila yavangwa kata fata kumavuta akavuga ngo pila ariko hari akaririmbo kamutwikiye kakaririmbo yakoranye na nuze na oya wa mupeti Kenisol ngo cha nza gukubita ikinyafu ariko ngo ikintu cyahabereye abantu bose bavuga bari kumbwira we need Kenisol abantu bari kugatiza na Kenisol agufashe ngo gwe musanje ngo twagala Kenisol akose reka mubaze kamaro ngize n'amahirwe ndagira ngo baze kuri icyo kintu nukubera iki nk'umuhanzi nka Bruce Melody w'umustar nka kuriya ubugiye Bugande aba yarafashije nk'umuhanzi Juno Kizigenza Kenisol akaba ari abantu bakoranye nabo nukubera iki atavuga ngo ngiye mu gitaramo reka mbe nazamukana n'ura muhanzi tugende tugikorane nk'ubu hari ukuntu hari ukuntu Diamond ajya kuri stage uzacu gutizanya imbaraga ni byiza buri abantu rero nuko batabizi ubufatanye nicyo kintu cya mbere kirenze uziko ngiye nabiboneye aho ngiwe ngikora njye nyine urumva
hari ibintu nageraga ariko wasangaga atari byanyabyo ariko aho dutangiye gukorera hamwe ubona ko dukora ikintu kikaza gifatika buriya abantu iyo bashyize hamwe bro bakora ikintu kirenze imbaraga ziba zahuye zikarema ikintu kiremereye iyo abantu benshi ntago mubizi mwe mugiye mwirinda amashyari ukavuga uti ngewe mfite backup sibyo mfite umuntu uri buze ko supporting ahantu urumva ndaza kuza kujya kuririmba we ushobora no kugenda ukanywa n'ibihayi bikagukubita ariko ukaba uri kumwe n'undi muhanzi w'umunyarwanda sibyo wenda abashije kubikontorora mu kanya kaza agaperforminga ugasanga ebana nta kimwaro kitugiyeho kurya bavuga ati na entertainment yo mu Rwanda imeze neza muri iyi minsi none nabonye ikibazo babajije ni Dekate amaze iminsi akibajije ngo nukubera iki ngo indirimbo zo mu Rwanda ngo zigera views nyinshi ngo kurusha indirimbo z'abagande ngo kandi abagande ngo aribo bantu bakora mu ntuza mu nganzo birenze ngo bafite n'abantu benshi kuturusha namubwiye nashizeho commentaire ndavuga ngo nukubera ko abagande impamvu indirimbo zabo zigera views nke nuko batagura views bagira views ziri ruriyo urumva none abanyarwanda kubera ko dukunda gushaka kwerekana ko turenze urumva kugira ngo buri muntu wese yereke mugenzi we ko amuruta ubusanga yagiye akagura ibi views akaboostinga akagira gute kugira ngo kunereka abantu yuko ngo icyo gihangano kiwe ngo ari cyiza cyaryoheye abantu bakirebye ibyo bya byose no kwikinisha bro Jureka ugire views za 5,000 cyangwa 10,000 ariko ziba ari izanyazo ari real zibe ziri ariko ngo hari nizo bagura ziba ziri active sinzi ukuntu babikora ariko icyo nzi cyo ngewe ama views menshi aragurwa ngiye mbabwira abantu babagurisha ngewe uzimani ko ngewe nzi umuniga ugurisha ama views bano baniga bose nanjye ndabazi benshi bacuruza ama views ndabazi nanjye umuntu bashyiramo ama views mwese waba star mwese bo mu Rwanda ndamuzi noneho ngewe mfite na screenshot yewe nafashe n'amazina y'abantu bose agenda ha views umunsi nzayigaragaza hano muzumirwa muzajya mugenda mureba indirimbo mureba n'umuhanzi urumva maniga Kamaro reka jewe hari inama nshaka sindi umuregend muri iki kibuga niyo mpamvu nyine usanga umva ntabwo nje ndumuri ngaruka gatoya aho tukiri kuri icyo kintu niyo mpamvu usanga indirimbo y'umuhanzi wo mu Rwanda ifite views miliyoni yajya guperforminga hano hirya mu Bugande cyangwa i Burundi urumva ugasanga nta bantu 20 bari kumwikiriza cyangwa bari kuzamura amaboko hejuru nukubera ko zira views ntago ziba ari izanyazo zira mutari ziba ari izanyazo ntago waba ufite abantu 100,000 ngo nujya guperforminga ubura abantu 500 baje kukureba muri iyo show cyangwa 200 barimo baragira gute barimo barakwikiriza n'indirimbo yawe ibyo buragasubiramo igitero nka cya kindi kimwe cya wa mugabo ibaze kujya kubona nkabona indirimbo Bruce Melody yagiye kuri stage abafana barabura ariko video nabonye iri gucicikana niyo nabonye Bruce Melody ari mu kabari ari kumwe na Chameleone Edikenzo wa undi wizo na babitusi na Harmonize aribo bantu bari guciringa indirimbo yiwe bita Katapira mu kabari ubwo hari muri after party nibwo nabonye ari kwerekana vibe uko yatwitse ariko ibyo kuri stage nigeza biposting ikindi kira kigare cya Harmonize urumva kigare cya Harmonize kubita umujazi mwinshi cyane sinzi niba Bruce Melody atazandura indwara y'umujazi ko Harmonize we ebana uburabizi kaba yikomye byatari yikubise urumva akimatatura kuri za capati z'amazi zimwe z'abaswahili Bruce Melody asigari muri gang nanuzi asigari muri gang ya Harmonize na Edikenzo na ubundi gang yabo ni gang irimo Harmonize Edikenzo na Bruce Melody niyo ngiyo kabisa niyo gang arimo kabisa ariko iyo gang ikabirimo umugabo ukubita umujazi kabisa abantu bakurikiye BigTown TV mu kiganiro cyo kuzibura ncwi umujazi urumva bamwe barawuzi abanye ntago bawuzi iyo tushatse kuvuga umujazi dushaka kuvuga ikintu bita umupeno ndetse cyangwa with them boys with Harmonize arabizi ko ari kubita ari twika birenze aha icyo kigare rero ni ikigare muri iyi minsi gifite amafaranga y'abana gifite amafaranga gifite indaya nyinshi yego ni ikigare gifite indaya nyinshi gifite amafaranga urumva kimeze neza n'inzoga nyinshi ubwo ku ruhande wenda background bari umwotsi n'amafari barayama n'amafari urumva ariko buri abantu basanga banywanuze iryo muri yanuze ryatabi bargitaga ngo ikiro kiyamamazaga New York Tabarwanda anywa Tabarwanda abo bagabo rero uko ari batatu bahuriye mu gitaramo cya Edikenzo Festival uwitwa Bruce Melody araperforminga ibyo byamubayeho akandagira kuri stage hanga gushya
yambaye ga z'umweru agiye gutera ameze nk'ugiye gutera tatuwaje yambaye na boro z'ubururu zimeze nk'ubururu n'iki ni boro z'ubururu yari yambaye ubururu Harmonize niwe yari wambaye icyatsi yambaye boro z'ubururu urumva yambaye na ga zimwe z'abaganga avuye kuri stage arahindura yari yabuze umufana arahindura yambara ipantaro y'umweru na t-shirt y'umweru n'inkweto zirimo icyatsi n'ikote ririmo icyatsi n'umweru bajya muri after party abari hajya guperformingira ariko nabwo yatabawe n'umudije w'umunyarwanda witwa Danchies DJ Danchies niwe wahise ushyiramo indirimbo yiwe abantu barayifiringa kuko hari ariko by'umwihariko muri konseri aho yari yabereye ntago bigeze bamwakira neza na performance ye yabaye weak Kamaro afite umufana umwe ari wo bita fata ku mavuta Kamaro iki kintu ngiye kuvuga njyewe sindi umuregend Kamaro ntago wenda ndi n'umuprofessional cyane ntago ndi umuntu wadanje wenda ureba ibikorwa benda uzi ibintu byinshi cyane muri urugaga rwa industry ariko njyewe nk'umukunzi w'umuziki nyarwanda kandi wifuza ko umuziki wacu ushobora kuba watera imbere ubaka kanya Bruce Melody nshobora kubona namwandikira ngo ati Bruce hari akantu nabonye ushobora kuba wakosora mbimwandikiye kuri telefone akaba atabibona ariko nimbivugira hano muri yatakubwira ati yaryo ufite amafaranga ngaye kuri account yawe ariko kirazira kugira umuntu inama ukurusha amafaranga ariko nimbimugira akakanya muri Ziburanshiki abantu baraza kubireba bajya muri comment bagira ikintu babivugaho nibamara kugira icyo babivugaho nawe ubwiwe baraza kubikata babishyira muri TikTok bavuga ati Skype yakugira inama Kamaro reka agira inama Bruce Melody reka nkubwize ukuri grand frère wanje urabizi Bruce Melody narakwambitse igihe kirekire nagukoreye ibintu nka miliyoni reka nkubwize ukuri iyi ndama nshaka kukugira nimba ushaka kwegura ibintu byawe bikajya ku rwego fata management yawe uyitegure uyibwire ibyo ukeneye Bruce birababaje cyane kukubona uhaguruka ukakora tuwa zirenga zingahe ubizi ko ukora ikintu bita benga indirimbo zibyinitse ukora indirimbo zibyinitse ni gute ujya kuri stage n'ababyinnyi nkabangahe na batatu kuki udafata team yawe ukora team uvuga ati azi nka management yanjye reka mfate team ingana gutya mfata abahanzi mfata ababyinnyi bagera mu muri bangahe bazamukane ashaka no kujya hari Bugande ababyinnyi abavuga ati bari professional bakora practice bajya kuri stage ubyine Kamaro tujye twirefera reba nka Diamond byonyine uzacunga urebe iyo aguciye amafaranga Diamond yaguciye amafaranga aje mu gitaramo cyara kubwira ati nzahagurukana na team ingana gutya nzahagurukana no mu DJ wanjye nzahagurukana na DJ wanjye team y'umufotographe wanjye mpagurukane n'ababyinnyi banjye n'abagarafu kugira ngo abari umwe ubwo nyine team ya photographe y'abafotographe niyo babyinnyi ugasanga Diamond ari kugenda agakora igitaramo ugasanga kiri kuba kiri gutwika ariko abaha nugusanga ngo umufana wiwe ngo yagiye ngafite iPhone ngo izi zigezweho za agaruka mu Rwanda agarukana na DJ Brian urumva nafata ku mavuta iri posting tayari biba byarangiye ugasanga ibaze kandi nabwo ni rimwe na rimwe kimwe ko anajya no nubwo sobwa ajya mu Bugande twari tubizi kari bugeyo ntabyo twari tuzi nibyo burangiye nawe twari kumuherekeza tukamusanga stage tuzi n'ikiganiro twari no Imana iri wa no kandi ingenzi no gusunda yari no kugira gutya ajya kubitamo wakati nkajya ngira gutya nibyinisha nkaba nana profita no kuba nafata n'icyana nkajya ngifata nk'uko nguko nkajya nyigira gutya Abana wa Caterpillar urumva namufasha nkamukoresha utwo tuntu man agakora utuntu turi creative tuba turi butuma abantu batangara akavuga ati umuntu yakoze ibintu ako se uraje uri Bruce Melody nuje ngo nahashumike unavuga ati giye kuri stage n'ababyinnyi nafashe ngo navuga ati njyanye kuri stage n'ababyinnyi nkabangahe haragiye gukubita indirimbo bita ikinyafu ari kuyikubita ngo atanafite n'abadense wabwo yararimo arakora nuze yararimo arabigaragaza akona agikubita tugucishijemo ijisho aha ni Bugande benda tuvuge muri Poland amatike yaburara cyangwa tuvuge muri Germany aya matike yabura ese umuntu w'umustar kuko ufatanye Joe ugafata na Benda agafata na baba peti ba Kofi na bwa peti bwitwa bwa Josue
akavuga ati nimba mfashe ba Kofi na ba Jojo Breezy na ba Jordan babapeti bitwa ba Jordan babyina akabahuza nk'abapeti hano tuzi bari abapeti barashoboye yari gufata Jordan agafata Jojo Breezy agafata Benda agafata Kofi agafata Jojo ari abantu batanu agahindura hakaza abandi akaba yari gutwara n'ibindi bikobwa bibiri byara muri Bahouse bibyina bizi gushekinga ikibuno uburyo bari gukubita mu muzigo nk'uwiwe babira ko akunda bayikubitisha nk'irangoma yiwe akinyuma akazana umugandekazi ukora karitoma n'umukobwa w'umunyarwanda kazi ubuze gusheka ingirinyo urumva kuri abantu bavuga ati mutipe yateguye so nawe akavuga ngo gake yikatisa kuri bend off abwira icyana ati sunda paka wansi gira hasi sunda manuka kubutaka bagenda wowe ukajya kubyina wowe ugenda ubyina kuri no abameze gutya reba amaguru urumva abameze gutya amaguru ameze urabona cya kigabo kiri ku ikarita yitego Joker uraza ugahagarara nka Joker imbere uri umustar ufite amafaranga waratwitse mu gihugu nta kuza guhagarara nka Joker ngo katapira gutya oya ara twagucishe tegura stage ba Flexpo nabyo guhagarara nk'umuntu wamizera crete urumva wifata utuntu twiza ukubita ubudanse ukore practice ibi bintu tujya tubibwira aba bahanzi nyarwanda njyewe ikintu cyatumye mbacishamo ijisho kamaro ntabwo bazi guca amafaranga ikindi imyambarire umuntu usigaye kwambika Brice ngiye gusubira mu cyangwe ngende nanjye ngiye kwambika usigaye wambara nk'imfungo zo muri Serare wone umva menya umwifungo menya kwambara boro ya Jordan nziza igezweho iri umva ya utegure wambara ibintu bidasa nk'iby'abandi bantu utegure paint zira paint zanuzo zira paint zo muri zizi we hari ibyangwe hari n'ibyango ushobora kwambara by'inyobera baswa ushobora gutegura icyangwe biri creative culture ukavuga ati n'ubu ngubu uzabera njyewe suko ngo ndumufana wa Diamond uzarebe nka Platinum yagiye kuri stage hari ukuntu ategura agahita yambara agakabutura agashyiraho isengre cyangwa akagera ucikaguritse cyangwa agahita ajya kuri stage agahita akuramo nk'umwenda akajya kuri stage akayibominga ukabona vibe zitandukanye ese wowe umuhanzi nyarwanda wowe uri no gutwika uri no distinga ari distinga mu bandi basanga ibintu bitatu actinga abandi bantu kese kuzambaye ikote meze nk'ibya Pastor Ntuza Rugagi wumva kuri stage byenda meze nk'igifungo urajya kwambara jogging kuri stage wowe jogging warugiye muri sport wowe warugiye muri sport wowe warugiye kwirukanka wowe warugiye muri kurasi kuri stade kubitamo icyangwe ushyiramo boro za mama yake ugenda ureba umwana gutegure cyakoze Melody sinakurenganya nubundi se kakazi nakavuyemo ari nge wagupangiraga icyangwe sikaye tuba gusubize mu kazi shakeretse mbonye ibishoro nagusubize mu kazi abasenzi se shaka ko bandoze mwana ugira ngo ubungubu mbonye igishoro sibwo nasubira mu cyangwa babako inkongera nkabasubiza ku cyangwa uzi nka stage uyihayika n'isoro yewe gukorerwa mu ningari ifunga warabibonye uriya mupeti ubundi uriya mupeti oya nabo tugomba kubakosora tukababwira ako shaburetse nzabereka stage ndimo ndategura kubita stage ya danje nzazana abana nka 600 kuri zigire bicangwa bayambaye Davis diwe no Davis di no umusirimu man nka Kenisoro ugire bukunda bayifunze ari apete hano bandi bategura stage ukavuga ati uragenda na miliyari mu mufuka kandi nanone uzacu urebe ari ikindi gipeti buriya nacyo nkunda stage yacyo nka cya Bushido none wabonye uzarenga cya Bushido reba nka Bushido umubwiye ngo tujye Bugande ibintu yahakorera nka Bush reba ujyanye nka Bush Bugande nugufata kinya trap yose sare yose yanuka ibaze umva sare yose yanuka mabyi urumva Bushido mutuba bari mutegure stage za danje nimba mugiye hanze y'igihugu mucyaka igihugu cyacu gitera imbere mu muziki suko yega imiziki myiza murayikora turanayikunda man Bushido yaneye Dubai yaragiye arahanya urumva Bush yaneye Dubai abarabu bose banuka mabyi impamvu usigaye ubona kamaro abantu dutsizwe nanone kandi ikindi kintu nige kuhanya ategura stage ya danje imeze neza udukubite stage ya danje turebe stage ya danje turebe icyangwe turebe dress code ngo twari guserebura tuvuga reba iziko byagiye byonyine reba byonyine uyu muteguro duhagaze aka kangwe twe duhagaze uku turebe uku nguko dukurikiye mu kiganiro reba ndi kuri stage imeze reba kuri Nike yanjye none kuri Ibyo yanjye
reba kuri iyi jojo yanjye urumva reba bamba nambaye hano urumva reba ukuntu banazamuye ku iyi full combat yanjye nkabukubitiraho iyi boro yanjye ya Louis Vuitton naragize none reba ncewe uburyo mba niyambariye hano ngiye hita mbibutseho bite sudu hano hita mbibutse sudu hita mbibutse sudu kuri ibi byagwe ako rero tuyine twe twaje muri interview reba umuteguro tuba duhagaze ari muri interview gaye bazari stage mwereke neza mwereke umuteguro reba ifoto reba do wala yako se reba wala reba broski reba mwarangiza ngo muri bastari ngo murategura reba murambesha broski murambesha umwana terekaho bro ubundi uragwa hashtag ni batoneke ubundi mugomba kuba uri ku cyago cya batoneke zimwe kamanari zibona zigahita zivuga ati ni wane nka Bruce yava hara muri Uganda urumva akavaho yabemeje yabakubise bara abatanzania bari kugenda bamuvuga bavuga ati Bruce Melody yakoze performance nziza urumva abafana b'Uganda bafana music ya Uganda Kadogo ngwino twabonye umuntu ngwino Kadogo uri mu mandazi ngwino hano banze uvuga ibya Bruce Melody wabonye stage we yari imeze gute vuga kari kuvuga gakubita urushika aravuga vuga makaki ngwino hano Kadogo vayo ndakunyuka wowe Kadogo vuga wabonye gute stage ya Bruce Melody ese yari mu Bugande none se nareba televiziyo Kadogo Kadogo areba televiziyo none se show nago yazirebaga areba BTN nyanarebye wabonye gute performance ya Bruce Melody wayibonye gute nsubiza kureba gusa hitugenda ni mudashaka kumbwira tugende kuri nusi tugende tuve kuri Bruce Melody tujye reka twinjire ubwo dufashe rutema ikirere ubwo tuvuye Bugande turavuye ibyabere nuko bimeze inama twabagire twazi kugire Bruce Melody komeza ugende usebere muri bagenzi bawe bajye bagenda bakuvuga mu matamatama sibyo se kuko bari eregani ba grand frère biwe muri Tanzania cyangwa ukagenda ko Eddy Kenzo yaguhaye featuring y'indirimbo noreba nabi naho ni manzi uzongera kuguha indirimbo muri Uganda biragusaba kubanza ukabemeza ibeze baby kuru wari umaze igihe yageze kuri stage induru ziravuga habakubise abantu baba harasazana za boruda akubita ngo kabregere yakubise kabregere umva abana baza bagenda bazunguza imyo bagira ngo kabule mama yaza gakamba urumva akina cebana ari aca munsi y'umukobwa agahita yitegereza mu munato akubita nezazi waya ni stone ujye bateguye waragiye wowe ngo wagurutse ako se basi se nimba nta n'umufungo wari ufite wo kubategera indege iyo ufatira modokari yawe ukabashyiramo ko bari kujyamo cyangwa ukabategera kajagwarira mugahurira benda mugahurira gatuna ukabategera bodaboda ukabategera bodaboda bakagusanga kuri hoteli hari abanyarwanda benshi bari kugenda bagacumbikayo ubu tuvuga ko ariya se ari abanyarwanda benshi bari gucumbikira ababyinnyi ugafata abo babyinnyi bawe ukabacumbikirayo bakaza bakakubyinira aho kugira ugende kudusebya no jamais de tout travail niba uzi ko Bruce Melody uri umuhanzi wacu uzi ko ufite indirimbo z'amabenga zibyinitse mu gihe uzi kugiye hano muri East Africa yego wenda waciye make bemeze ko ibintu mani byadanje bro kwereka mu Rwanda hari abahanzi kwereka ibintu byadanje witinyisha umufungo w'ishori we nimba ufite amafaranga avuga ati njyewe mfite timu y'abantu bangana gutya nimba ari n'umubosi ugiye kuguha amafaranga umbwira ati boss aya mafaranga ugiye kumereza njyewe nta kibazo wemera ufate ayo mafaranga makeya ariko yasangire n'abandi bakoboyi ukore show imeze neza bro ibuminga noneho Pius we bimeze biti Pius we mu Bubirigi we no muntu bita Mike Kayihura na Shadibo nabonye bagiye kureba match bari bagiye muri visit bari bagiye muri visit umuntu wakoze akazi ni Shadibo mu Bubirigi ariko ngo havanye umufungo havanye amafaranga yakubise ikibuno buri munyarwanda wese akajya amena hiyero urumva Shadibo bamenaga yibero
urumva yakubise ka kaboro kiwe ajya kubita kangurye induru ziravuga cyakora Shadibu zubwe mbega Shadibu we Shadibu ucugusa ikibuno kiri mutoya kuko mu minsi n'imbizo gushaje kuko ndabona ubukobwa buri muri Kigali ngo yaragikubitaga nabonye aka video abantu bagenda bayashiraho umupeti wanjye wari ari ya Belgique no wari kumbwira ati Skytu ati Shadibu ibintu yakoze we ko tagipostinga zira boro amakora barashwanye bura Shadibu no wiheragara rega kandi umenye ko Dekati yazimye kubera ko ziburanshiki yaraje Dekati ahita yibagiranwa mwiza update ntago Dekati yaba zifite rega abantu bamuhaga amakuru baramuretse batwiziyeho oya buri muntu wese ukurikirana BigTown TV azarebe noneho ko inkuru Dekati postinga tuba tutamaze kuyivuga hoye niko bimeze none se twe dusige tumwapdatinga twe turi kuapdatinga Dekati aravuga iki se afite yahe makuru nayo abagwaga amakuru babagarabo mu Rwanda tuzamuha kadogo abandi araba hasi ubu inkuru dere baza kadogo singuye kadogo ino hano sha reba ara muri kamera abashaka gukirana buri kanya abashaka gukirana uyu nawe kadogo ushaka gukirana yuko agenda usange shobuja kebro sanga mukuru wawe kebro karadukunda kaba gashaka ko rega nako gakunda kuzibura nako kaba gashaka anko unchaka kuzibura nchiki kadogo ushaka naye kuzibura nchiki shaka kuzibura nchiki none se Pius byagenze gute Pius akose Skytu ntabwo kuma makuru Pius yagiye kuri stage urukweto ruratakara oya aririmba yambaye urukweto rumwe n'isogisi ego Pius arayimeje no mu buzima none se ubwo se rwacite taro byagenze gute sasa ari ukuntu abakoboye samba nkubwira ngo abaniga bacu baraturaburiza Mike Kayihura byo hagenze gute sewe Mike ariko man ibintu bibera muri iki gihugu ibibazo dufite byo ni byinshi Mike Kayihura yatambaye amarinete ntaga bari ko oya ngo rinete zaratakaye ahita abona ibihu abarahanutse kuri stage ariko hari ikibonsa cyari gifite imbaraga ikintu cyansekeje n'ukuntu Pius urukweto rwavuyemo abaguye hasi azuka ari kuvuga igitoki cy'inyamunyo cyaranetse igitoki cy'inyamunyo ako paya eka tuganire kuko Pius ubu indirimbo igitoki ni indirimbo ukwiye kujya mu biryo ukajya kuririmba wagakwiriye kugerayo agakubita za gatako Pius afite indirimbo nyinshi mani zari gutuma abantu hara mu biryo bakosora abastari bo mu Rwanda babazi ko nk'indirimbo nshyashya ariyo ndirimbo ibarakoze mega hit reka ari kuhagera akagenda indirimbo ni identity yawe yari kugenda agakubita indirimbo yatumye imenyekana niyo ndirimbo yawe niyo agakubita yari kugendayo agakubita gatako agakubita ya boro yiwe yaririmbanye na wa mugenzi wiwe babanaga muri mu magakaye imwe yaririmbanye na Majide Braka cyangwa agakubita n'abakera cyangwa akagenda agakubita ka karirimbo abantu bose bashaka kuko abantu benshi abanyarwanda benshi ari mu Bubiligi bikundira ya ndirimbo yiwe ngo iye cupa rinciranye umva nayo ibiro nabura gatabi umva nashingurwa ariko ubundi icupa ryo urumva ibyo ni ibintu mani mwagakwiriye gukora waragiye none narasetse agiye gukubita ya yindi imwe cyashya bayita imwe ya Pius nshyashya bayita nuze icyuki ngicyuki ndakwica abantu bameze gutya abantu ntibari kumva ibintu ari kuririmba wasanga haraguze views ariyo mpamvu nawe indirimbo batayimenya biriya bintu murimo cyo koza urepeti Mike Kayihura muzabaninga amasede Mike Kayihura kubera ko ari mushyashya ari umushyashya indirimbo ze hari ukuntu abantu bazi blessinze bazumvaga ndakurahiye Shadibu bazamukanye akunda no kujya mu Bubiligi Mike we amenyereye biriya bihugu na zahe hose na za Canada na zahe arabimenyereye kuko nabonye yanatembereje Pius kureba imyitozo wanuze performing i Burayi arabizi na public i Burayi arabizi ikintu bishaka ariko ikintu nanengeye Shadibu namunengeye Shadibu mu mbyino zose wabyinnye nta ndirimbo y'inyarwanda wigeze ubyinisha kiriya kibuno cyawe ariko n'ubundi nakinyuma wakubise ntago wigeze uyigira ushekinga kuko nagiye kubona akavido banyohereje kari karimo ya ndirimbo yiwe ya ndirimbo ya wa mukobwa uherutse mu Rwanda bamwita
pato ranking arimo aragira ngo Daniela wine amitsinda wine Daniela wine ni Daniela wine arizo zonyine ari kwibyinira oya ndavuga se uyu ni umuhanzi yagakwiriye nimba bagiye mu kazi nimba yagiye mu kazi ko gusireyinga kuriya najyane nawe n'umu DJ wiwe kugira ngo ntiyageraho umwanya wo kugira ngo Shadibu ajye gukaraga buri ajye gupirikisha ingagari aba afite n'umu DJ wenda hari ikintu nagarukaho gito undi kiriya kibuno cya Shadibu ntabwo kiri mu muco nyarwanda kiri muri Jamaican culture c'est vrai kiriya kibuno ni Jamaican culture ntabwo ari Rwandan culture ibyo bintu yakoze ko baragishekinze mu Bubiligi urumva akagishekinga harimo indirimbo za pato ranking from pato ranking yabaye nsuzumva ko akora pato urumva yabaye muri arangije ajya kubyina za ndirimbo zaba mapeti wa undi bamwita gute umweruka mu Rwanda Bruce Melody yagiye guhurura byo agakotoza Bruce Melody ako birabyo Chris Daniel umwe wakotoje Bruce Melody nazo yarazi performance yahiza ngo Diamond nizo zonyine yagiye kwiga Diamond nizo yarari kwibyinira zonyine iyi show no ako bantu banje reka mbabwize ukuri ngewe kuba mwarateye step mukagenda mukajya ku performinga ni byiza ariko mujye mugenda mani munadukorera ibintu apana bira bintu byo kugenda mu bubari mukagenda ngo mwagiye mu Birigi mukagenda nabwo mukagenda ntiyagire n'ikintu cya danger mugenda mugakora ni byiza mwaje mutubwire nimba mwaje muri mujya hanze umva muzajya mujya hanze ndiko bareba ngewe mwese sibyo umuhanzi uzajya ugaruka cyangwa se umuntu wo muri entertainment wo mu Rwanda uzajya ugaruka akagera hano kuri Ruze kuri airport nje nzajya muzanira ball ishushanyijeho star uzajya ukora ibintu neza nge ndije mwambike mubwire ndi urumva nanjye kabisa nanjye rwose ari umustar wo mu Rwanda ugomba kugenda nje ndwaye kubona umuntu wagiye hanze akabica bigacika akagaruka natwe tumwakira bro yarabikoze mu Bubiligi ya Davis ni umwami w'abagore wabonye ukuntu yari yambaye yarabikoze nakira gikobwa cyakitinze mu ndirimbo yo ngo yavuye yakirongoye urumva ya cyazongozaga urubuno urumva nyine ngifite abantu benshi baba mu Bubiligi noneho na apartment ya kirongoremo urumva apartment ya kirongoremo hari harimo umuniga wanyitwa Songora urumva umunyamurenge yambaye amakuru yose ngo cyaraboroze kivuze induru muri apartment baravuga bati banza wumva umuhini umwami w'amajyepfo umwami w'amajyepfo ari kugikubita umuhini yawukuye firigo umuhini yawukuye firigo arabanza arahumwumvisa umwami w'amajyepfo ngo ufatisha amaboko abiri ariko yaraperforminze mu Bubiligi yeba nabonaga ko yari yatwitse umuhungu kabisa oya hari yarahashumitse ibyo rero mbabwira ngo hari abasani bazibwira ngo ni abastari ariko byagera mu bikorwa ugasanga baraburije bakisanga mu bihano yahuzo bakisanga bari yahuzo hari abandi bakoboye baba bateguye ibintu byabo neza cyane cyaze no kuri bira bintu ni sawa bundi ratuwa yuramuniga mwami w'amajyepfo yaramaze n'abakobwa bose yarongoye muri iyo tuwa ntacyo bitwaye yari yabikoreye kubarongora se yari icyo bitwaye yari yabikoreye nta sugi yarongoyemo bose niba abana babimatatura nta sugi n'imwe yigeze arongoramo oya ntaribi oya nta kibazo reka dukubite tubangura tunasoza ikiganiro cyacu ku byabaye muri weekend hari hariyo match ya Rayon Sport ndetse na Kiyovu ubwo Kiyovu yahanaga Rayon Sport yikubita ku nshuro ya karindwi Kiyovu Sport yakubitaguye Rayon Sport ibitego bibiri mu gice cya mbere iragendera yifata irayikubitira yinoza irangije yibwira ati tezevu ati giye mwatubabarije ateje bundi mwagize gutya muravuga ngo mugiye kudushyingura ati none twebwe turabashyinguye ku nshuro yacu ya karindwi ikintu cyambabaje kikongera kikanasetsa nira sanduku bari bazanye bayitashyemo nibo bayitashyemo sanduku ngo baje gushinguramo Kiyovu Sport ako kuki batayitashyemo gusa ikintu cyo navuga cyo ngiye Kamaro nshobora kuba navuga nanagihagararaho hari ingingo umutoza wa Rayon Sport wagambaniye ikipe kubera ko wowe guturuka muri Kiyovu hari harimo abantu bawe timu yose ya Kiyovu Sport na abantu bawe ni inshuti zawe nibo bantu muhorana nibo bakuzanye niyo mpamvu wowe uhora ugambanira ikipe ya Rayon Sport kugira ngo idatsinda Kiyovu
hari ingingo uraramuka utaduhaye igikombe ngenda umufana wa Rayon Sport hari ingingo bakwirukane cyangwa bagushyira agakato ikiganiro kirarangiye ngende umuyovu ikiganiro nuko nyirangije hari ingingo nimbuzi kutazaduha igikombe bakwirukane 0 we kutaduha intsinzi 0 yawe izo ruswa zawe baba bagwaye bajye bakomeza bazima na ruswa babahaye barabatsinze mwazanye isanduku muhitaha